Yes, I'm Prince Wazil by names, and if it's Prince Wazil too, that means you're having the same names. But our life stories, our chances totally differ. Kama kawaida. Ndi kumwe n'umuvandimwe mwita Saddam. Yo, what's Bimeze up? bite? Fresh tu. Ngo amafaranga warayabonye ngo usigaye wirya byatari. Bana nsa nk'umuntu abonye amafaranga. Ndabona usa nk'umuntu ufite amafaranga. Ubwo niba wayabonye nyine. Uraza kunkandira akanyenyeri naribi. Wayabonye nyine. Ndashaka bibwira abanyarwanda bari kudukurikirana. Yeah, what's up guys? Nyine nkuko yabibabwiye nyine ngiye nitwa Saddam, niyo mazina yanjye ari kuranga muntu, ariko mu buzima busanzwe nyine banzi kuri ibyo bita Jayvan. I think ni ibyo ngibyo. Jayvan rero abantu barakumenye igihe wari uri gukora ibintu bya sinema. Sinema itangira ryari? Donc urebye nyine nshobora kuba naratangiriye mu gihe kimwe n'icyo Nyakso yatangiriyemo, kuko nyimenye Nyakso nibwo nanjye nshobora kuba naratangiye icyo bita sinema. Yego. Ariko apart from that nyine hari ibindi nakoraga mu buzima busanzwe. Nagiye muri sinema mu gihe cya Nyakso. Itangira rya Nyakso niko nabyita. Okay. Watangira na Nyakso mukora ibintu binini. Ariko abantu mwese mwatangiriye kiragiye mwabonye amafaranga. Naga ariko nabyita. By the way, nago natangiriye rimwe na ba Nyakso, kuko we used to make like a theater. Twakinaga ama theatre mu gihe cyo mu midugudu. Twari dufite foundation runaka. Twari twubakiyeho dukora muri gahunda zo kwibuka. Kakoraga muri gahunda zo kwibuka bari abajihadi twarakoranye. Twari dufite foundation runaka. Yeah. Jihadi 250 kabisa. Jihadi kabisa. Muponyonyo. Nuwongo kabisa. Mupotiti. Nawe yabaga mu bintu yifataganya n'abantu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Nawe yarafite icyo bita yarafite foundation. Twajyaga duhurira muri noza wenda mu gihe twagiye nko mu rwego rw'akarere, tukaba afite foundation yiwe natwe dufitiwe. Twajya gukora icyo bita drama, tukanga ko tuba twihuza. Uri mu bantu bakoze icyo nakwita cinema in a few minutes, cyangwa in a blink of an eye, mu guhumbya no guhumbura kwijisho. Mpita mbona ukoze ubukwe muri was it corona? Yeah. Ndanatungurwa cyane, it was 2021. Sibyo? Yes. Ndanatungurwa byadaye, ndavuga se uyu mugabo bimeze bite. Mbere yuko tunajya kwenda no kuri ibyo, hari ahantu wari ufite akaboro hano kakamashini. Yeah. Wakoragaho ubaninga. Hari ahabaye Ngiye rero bino biboro hano bari kudusakuriza, ariko abantu kudukurikirana 5 kuri 5. Sasa ngiri kukubaza ngo igihe kiza kugira uradutungura. Ushobora kuba nawe wafunguye n'amarembo y'abakinnyi ba sinema no mu Rwanda yo gushaka. Kuva icyo gihe nubwo watangiye kubona abantu bo muri sinema nyarwanda batangira gushaka filime nyarwanda, cyaze comedian mu Rwanda batangira gushaka. Ntago ariko nabyita, kuko buri wese nyine agira urwego ashyira ku bintu, agira ikuntu ashyira ibintu byiwe ku rwego runaka. Ntago ari njye wafunguriye abandi kuba bashaka, ahubwo njyewe nabigizemo gahunda ndabikora kubera ko nari mfite niya yabyo, niko nabyita. Yego. Ariko none yes, umashaka kwibaza ngo imyaka urumva wari ufite cyangwa ufite, urakahita avuga ati bwana uburiya si wihuse bite n'ukuntu ujya numva urubyiruko rwano mu Rwanda ruvuga ati bana ngo aracyari kare. Gusa umuntu afite 34 akakubwira ati wapi aracyari kare. Buri wese afite uko atekereza, ariko buriya bavuga baca umugani mu Cyongereza ngo age is number. Kunyumva ikintu cya mbere ni mentality ufite. Ese ibintu ugiyemo urishura neza ko bizakunda. Ese kubera icyo ubikoze, ntago mbibara rero ngo narihuse. Because the life gives you what life gives you what you want, not what other people want. Ubuzima muri make buduha ibyo twe dushaka, ariko twabiharaniye. Ntago buduha ibyo abandi bashaka. Muri make umuntu agomba kuba nka, of course ubuzima bwawe n'ubwawe. Yego. Ntago rero wowe ushobora gukora ikintu ngo kubera ko wagendeye kuri umuntu runaka. So rero ngiye kiriya gihe nabikoze ku giti cyanjye. Uri kunyumva kubera ko nari mfite gahunda yo kuzabikora. Uri kunyumva? So you can tell me niba mfite umukunzi kandi akaba
afite imyaka agejeje imyaka yo kuba yaba married. So I have to make sure ko nyine mugejeje ku nzozi ziwe, ariko ntanjye nzigezeho, uri kunyumva, kuko buriya gushaka ntabwo ushobora gushaka koko uvuga ngo imyaka ni mikeya, ariko bikaba byagukuza mu mutwe. Yes, kubera ko gushaka ukiri mutoya nk'uko tubyita, uri kunyumva, biguha imbaraga zo kuba washakira abo nyine abo urubyaro rwawe, biguha imbaraga zo kuba noneho wa motivated yo kuvuga ngo ubu nibwo ugiye gushaka ubuzima bw'abawe uko bazabaho. Ukunzi rero muri kiriya gihe ibyo nakoraga nyine byari kuvangwa kwica n'ikize sinzi mu Kinyarwanda, uri kunyumva. Ubuzima bwa gisore man ntago buraryoha, ariko nanone ntago utera imbere cyane, ntago ubona ibiceri nk'uko bishaka. Yes, ngewe bitewe n'ukuntu nkuzi utarabona ibiceri, utarashaka umugore, wari umuntu usanzwe umeze nkanjye, urumva. Ariko aho mariye gushaka umugore nahise mbona abantu isi utumbagira ibintu, mbona bisa biva ku rwego rumwe bijya ku rundi. Ese buriya gushaka bifite ikindi kintu byongera ku iterambere ry'umugabo? Birashoboka cyane kandi biranacyafekta. Cyo ngicyo cyo ntago wibeshye. Ni ukuvuga ngo hari umugisha uba utarabona mu gihe uri wenyine. Yego. Noneho hari n'umugisha ubona, uri kunyumva, uturutse ku bo washatse. Yego. Uturutse ku bo washatse, uturutse ku rubyaro rwawe. Ni ukuvuga ngo rero idini yacu iranatubwira ngo, uri kunyumva, yego, niba nta kintu ufite, yego, trying urebe ukuntu washaka umugore, uri kunyumva, then nubona umugore, uri kunyumva, hari igihe yamigisha utabonye, yego, ushobora kwibonera ku mudamu wawe. Muri bake wowe utarashaka umugore, uri umusore kandi nanone uri umukene, ngo shaka umugore ngo ibintu bizikora uzabona Kalisi. Oya, ari icyo mvuze, byumve kimwe. Ni ukuvuga ngo uvuze ngo iki? Nyagasani, yes, ashobora kuba atari kuguhereza umugisha muri ako kanya, kuko nyine abona ko hari ibindi urimo cyangwa ugiyemo. Yego. Ariko watera intambwe akabicisha mu bantu. Uri kunyumva? Yego. Kuko niba nshobora kuva mu rugo ngiye gushaka risk, uri kunyumva, nshobora kuba nagiye kwishakira abo ngiye gushakira abo nsize mu rugo. Absolutely. Uri kunyumva? Yego. Niba ngiye gushaka rero ngiye gushaka abo nsize mu rugo, uri kunyumva, ndi bubone kubera Imana, kuko risk itangwa na Nyagasani. Ndi bubone, uri kunyumva, niba ntari no kubona, uri kunyumva, birayi impamvu yo kuvuga ngo Nyagasani umugisha w'abanjye arawucisha kuri njyewe kandi ubagereho. Okay, aho ngaho rero iyo tape wenda katuyiveho, abantu barabyumvishe, abantu bashaka kubona amafaranga cyangwa se bashaka gutera imbere, ubona byanze, shaka umukunzi mwuzuzanya mubane. Ushobora gusanga Imana ishobora kunyuza muri uwo mukunzi wawe kugira ngo nawe uboneremo, ukabona ibiceri bya danje. Urumva, kandi nanone kugira inshingano ukiri muto ni ibintu bya danje. Ahubwo sasa ngaha kandi ashaka ngo tugaruke wenda ku rugendo rwawe rwo kwinjira muri filime n'uburyo waje kuyivamo, ku buryo aka kanya nta muntu ushobora kugenda ngo abone latest video yawe ngo avuga ati icyumweru gishize wari uploadinze cyangwa se ryari. Donc njyewe njya mu rugendo rwa sinema ntabwo nigeze ngira ambition yo kuba nakora ibyanjye muri kiragiye, kubera ko nyine of course nk'uko twabivuganye nari mutoya. Ntago nari mutoya cyane ku buryo nabasha gutekereza se ngo bino bikorwa mu iki bikorwa gute, bikorwa mu buhe buryo. Uri kunyumva? Yego. Ninjira muri sinema mbivuga ngo mbifashemo gahunda yo kuvuga ngo nari maze gushaka, nibwo nari mvuze ati noneho ubu ngiye muri sinema. Akazi nakoraga, uri kunyumva, nakubwiye ngo akazi nakoraga nubwo nari narashatse, nyine nakazi ushobora kubonamo 2, 3, ugomba kwishyura inzu, ugomba kugaburira iyo famiye. Uri kunyumva? Ariko mu by'ukuri ako kazi n'igihe cyose nagakoze sinigize mbura risk. Ufite umugore? Mfite umugore. Yego. Bigize baburara, nibigize nyine babura icyo kurya. Cyo ni kimwe. The second one. Ngiye ninjira muri filime ajya kinanye na Nyakso na Kiramani. Baraba bakinnyi bose b'amakomedi hafi ya bose nyine bari muri la team twarakina. Ako no bagwaga ku biceri. Ntago ariko nabyita. Donc ariko nyine nanjye baransapotinze.
harimo bansapotinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Like how? Kumenyekanisha? Wasi no kuvuga ngo kumenyekanisha. Cause njyewe nakuvuga ngo niyo nacaga muri noza, niyo nacaga muri niyo nabaga ndi umufigira ndi bukire ndi umufigira nta kintu ndi buvuge nabaga nishimye. Uri kunyuha? Yego. Nabaga nishimye kuko kandi kazi nari mfite muri zira filime za ba Nyackson nabande nabaga ngiye ubundi bari banzi kuri location manager. Aro bahigira ama location. Ninjye wabashakiraga ama location. Yes. Ese muri ibintu bijyanye n'ama location nabyo birakonta bura muri filime cyane. Donc nago wakina filime cyangwa nago wakina icyo ari cyo cyose udafite location yawe uri bugikorera. Nese udamutse je ngakirira hano si yaba ari location si yabibaye. None se reka nkubaze. Sene wapanze kuzakinira hano. Iracaho nibyo. Uri kunyumva? Ushobora kuza ahangaha ariko se ubizi gute ko ahangaha bahakwemere bari bwemere ko uhashutingera? Oya nyine ndi gushaka kuvuga ati buriya location irakonta cyane irakonta cyane ku buryo hano utahashutingira ikintu cyari cyose ushaka cyangwa hari ibyo mushingira none ukavuga ati bitewe na scene ngiye gukina nyine ino location kandi hano nayikura wenda ni mu cyumbati ukajya mu cyumbati. So nukuvuga ngo rero Nyackson mu buzima bwiwe bwa movie dutangira gukorana we yandikaga scene runaka ari bukore akahita thinkinga ahari buyikorera then akamamagara cyangwa agaca muri manager wahoze ari manager wiwe ajya Amzos then Amzos akamamagara akavuga ati no munsi turashaka location imeze gutya cyangwa even na Nyackson nawe akamamagara akambwira ko location bari bukenere imeze gutya na gutya ariko ushobora kubibingira mbere ya like 2 days cyangwa 3 days turi gushutinga nka no zimwe akambwira ati tuzashutinga movie runaka ariko tuzakenera location imeze gutya na gutya. Bora mwarandikaga se? Nyackson yarandika. Nyackson arandika nzi ko akora freestyle. No. Ruga style. Akora freestyle ni Kirama. Sinzi nawe niba yarahinduye ariko mu gihe twakoranye yakoraga freestyle. Nari nzi ko mu bantu bajya bandika hano mu Rwanda ari umugabo witwa Garasi wenyine. Nyackson nabihamya neza yarandikaga ku buryo niwe wakoraga scene buryo watayanditsemo wasubiragamo 100% ugasubiramo nk'inshuro 10 still kuvuga cya kintu ko yacyanditse. Serious? Nyackson nabira bitutse byose arabyandika. Noneho kugira ngo ubyemere iyo wakivugaga nk'uko atacyanditse wasubiragamo mpaka afashe scene y'icyo yanditse. Umugabo karenze nukuvuga ngo Kiramani njya mbona ibiganiro byo avuga ngo yanditse yarafite ikayi ajya gutangira ikintu bita movie yarafite ikayi yandikagamo yarafite nka movie igihumbi zari zanditse mu kayi imwe ariko birantaga ariko bimeze ni frap nago nabyita frap iyo kayi ishobora kuba yari yuzuye topic nago yari yuzuye filime icyo ngicyo cyo ndakikubwiye yari yuzuye topic nzavuga wenda ku busambanye nzakina ku bujura nzakina kuri noza kuri betting nzakina kuri money laundering nzakina kuri sino kuvuga ngo ibyo ngibyo none sinibyo ngibyo tuvuga urukunyumva Kiramani dutangira gukorana wenda nyine twatangiye gukorana nyuma ya Nyackson nawe nyine urumva yarakiri kwishakisha cyangwa iki kuko hari project twigize gukorana ica kuri Zacu TV bita Nyiribyondo yego n'ubu ngubu yes yararangiye yari episode 10 twagomba gukora ntago sinzi ukuntu byagenze nyine ariko twayisoje twakora season ya kabiri ariko nyine abantu bari bayikonje so ikiriho rero nukuvuga ngo menya ariyo movie mu gihe twakoranye ariyo nakita ngo niyo movie nabonye yari yaranditse niyo movie nabyita ngo yari yaranditse ariko nyine nayo ni topic ikintu cyose bro ni topic buriya in your head nyine mu gihe cyose ufite topic wakora movie umuntu yakora movie ariko none njye ukuntu nekereza gukora movie yes nekeza ko umuntu wese mu gihe agiye gukora movie arayitekereza that's point 1 point number 2 akandika amasene yamara kwandika amasene akandika dialogue urumva agashaka ama location nyuma y'ibyo byose agashaka na budget akahita apanga script none agapanga script bitewe na budget
afite. Yes. Urabyumva? Niko bimeze. Niko mba mbitekereza. Ariko kumbwira ngo umuntu afite topic gusa, hano abantu benshi bafite ama topic. Yes, no kuvuga ngo rero kuri icyo ngicyo, uri kunyumva, wenda ku muntu shootinga cyangwa umuntu ukina movie, birashoboka ko ariko yabyandika. Cyangwa ariko bimeze. Ariko se umuntu ukina comedy, umuntu ukina comedy ntabwo ari benshi. Nyakso niyo mpamvu nyine Nyakso ashobora kuba ari umurejande, ashobora kuba umurejande nubwo ubona kiri mutoya, ariko nyumva, ariko hari abantu bagiye bakina movie, bakina comedy, bakina gute bashingiye kuri Nyakso. Icyo cyo ni ikintu kizwi 100% Nyakso yashize ibuye hano cyangwa yashize itafari muri iki gihugu cyo mu Rwanda. Uri kunyumva ku kijyanye na comedy. None se ujya kuzivamo ryari kandi wari umaze kubona foundation ya Danger bro? I'm telling you. Buriya buri wese nyine abafite buriya icyo uri kwishakisha. Utaramenya ngo impano yawe iri he. Uri kunyumva? Yego. Nje muri comedy Nyakso buriya sinzi niba ari ukumenya kubona tala cyangwa iki. Nakinaga ndakaye. Isura yanjye gahora ikambije. Uri kunyumva? Nabaga na proud yo kuvuga ngo biranshimishe kuba nciye muri mbaye mu figure nciye muri comedy ya kunyumva. Ariko nyine akazi kanjye kari kuba location manager no gushaka abakinnyi runaka bari bukine muri yo scene Nyakso ari bukene. Kunyumva? So kubivamo rero ntago nabivuyemo kuko ubushake. Urumva iyo umaze niho dushaka rero. No kuvuga ngo iyo umaze gushaka rero. Umaze gushaka agakubitiramo ikintu cyo kubyara. Yego. Urumva mu bamwiyongereye. Aje ufite bangahe? Ufite umwana umwe. Iyo umaze gushaka. Bitukura mu mutwe. None se iyo umuntu akuze mu mutwe nagakina comedy? I'm telling you. Kuko nyumva muri kiriya gihe na Nyakso yari akiri kwishakisha. Ubu ngubu muri gushaka kumbwira yuko Nyakso namara gukora iki? Namara gushaka umugore ejo bundi tumusezera tumukure mu bitekerezo bya comedy. Yeah, si ibyo mvuze. Uri kunyumva? Kiramana atararekera gukora. Kiramana kandi afite amafaranga. Kandi amafaranga ariho nabonye muyakura bro. Nicyo ndi kukubwira arabayabona. Kuko wari umufigana wari kuyabona. None se nari kujya kuvuga ngo ngene ngo kuba naciye muri comedy ngo murama ya ntaye. Why not? Nize kuba wenda na location manager. Sari bikira bagomba kugura. Yes, nakubwiye ngo hari ibyo twakoraga za volunteer. Icyo cyumve ko kikora ko muri kira. Yes. Niyo location sometimes ari gihe twayishakiraga nyine ngo badufashe baduhereze location ko basezira boro mukora ko mbona location zazo zitanakanganye kuko ntago nyibikora narabikoraga nyine ko mbona zitanakanganye narabikoraga ntago nyibikora yego ariko nta kongera nkabikora icyo ni kimwe wakongera ukabikora nta kongera nkabikora ako kanya nano gutekereza kuzakora nk'iyabo njyewe already mfite plan yabyo kuko namaze kugira akantu byo nakwita nyine ngo wenda akantu ga financing nibyo nakwita ariko nyumva ako mu rugendo rwanjye muri kiragiye ntago nari gukora movie ntago nari ariko nanjye igitekerezo nari nyifite sasa njyewe nza guhura nawe icyo gihe cyose muri za before 2020 twe tuziranya no mu Biryogo then afterwards uza kwiga ikawa. Yes. Ikawa ku rubyiruko aka kanya ndashaka ko bya filime tumenye impamvu bivuyemo kandi bitweretse yuko wari uri gushaka ikintu kizatuma ubikora no ukabikora as business ariko uri kubifinance uri kubishyiramo ibiceri. None aka kanya ndashaka umbwire tugire inama abana b'urubyiruko yewe n'ababyeyi bari kudukurikirana nkawe nk'umuntu w'umubarista expert cyangwa se umwarimu wa barista ndashaka ugira umuntu inama muri no vacances y'amezi abiri ku babyeyi bafite abana baje no ku babyeyi bafite abana muri rusange. Donc buriya nyine urugendo rwari rurerure ku kijyanye no movie no kubivamo nyine wumva ufite inyota yo kuba umustar cyangwa iki ariko buriya ntakubwiye ngo iyo ukiri mutoya cyangwa nyine mu rugendo rwawe uko waba ungana kose ukiri kwishakisha. I promise you ko sometimes ari level ugera mu kabutaramenya tala yawe se niye ibintu byose ukaba wumva wabikora
nko gutrayinga your best maybe talented ukazaba talented mu bintu urimo uri kunyumva according ku byo uri fit uri kunyumva ko ushobora gukina movie yego ushobora gukina movie ushobora kuririmba akutarisobanukirwa ushobora kuririmba nibyibuka neza naririmbye I remember akose nta bintu utakoze nibyo ngubwira ngo nyine mu gihe cyose ukiri kwishakisha ibintu byose urabicurayinga ubu arisobanukiwe ubu nshobora kuba narisobanukiwe kubera ko wabaye mu barista ese no kuvuga ngo kubera ko nabaye mu barista uri kunyumva barista nyirimo as a business uri kunyumva as a business talent yawe ni iyi talent yanjye aka kanya sinabubwira ngo talent ni ukuvuga ngo aka kanya talent nanjye nshobora kuba nayishaka nkayikora uri kunyumva ahubwo abanyarwanda nibo bashobora gusobanura ngo ibi ngibi uri kunyumva yego komeza ibi ngibi akabantu muri filime twe twarakwemeye nibwo nshobora gukomeza movie nanone mukongera mukanyemera niba nta kibazo ni ukuri twe twarakwemeye tubona ibintu uri gukora ari fresh ahubwo ngenda shaka ko tubwira abantu kunyemera abanyarwanda turaharara ntago twe twaguharaye kuko kuba naje kukureba hano cyangwa kuba tuganira cyangwa kuba ahantu hose unyuza abantu bavuga ati Saddam sibyo uriya Saddam n'abantu akakanya ibintu rya zina ry'ubuhanzi rimeze nkaho ryanazimye ariko Saddam usobanuye ngo rero ntago abantu baguharaye just ahubwo abantu baranagukunze maybe kwano mu buryo nta hantu hagenda abantu barenga magana 3,000 ku munsi niyo mpamvu nanjye nigize nifuza kuba nava hafi yo mu biryogo aho nakuriye aho naboneye izuba mu biryo muri ubwo buryo so rero kumbwira ngo abantu baraharara ntaga akanya baguharara kandi hari igihe bakuzanira abanyeshuri ngo bigishe aho ngaho nanjye nakubwiye ngo aho ngaho ntago turagera muri urwo rugendo rw'ikawa kunyumva kuko naho hari ibyo nahuriyemo nabyo yego hari n'ibyo ndi guhura nabyo muri aka kanya muzagaruka tuzaganira ku rugendo rw'ikawa donc kandi aricyo tugiye kuganiraho ntari bigendari ahubwo niba ushaka gusoza ikiganiro twagisoza tugafunga kamera tugataha twakora umbukungu bigomba kugenda twakora part 1 tukakora urugendo rwa filime nubwo turuganiriye tukaba tugejeho ugeno no kutubwira urugendo rw'ikawa nabyo tugahita dushiftinga tukaba dukora n'urugendo rw'ikawa bikaba ari interviews ebyiri zisepare ku muntu ukunda ikawa azakirebe nikizamurambirwa no ku muntu ukunda movie azareba ikiganiro cya movie n'urugendo rw'ukuntu umuntu yihiringa n'ubuki umuntu atangira from scratch to something yego byose umuntu wo gukunda for real azabireba byose ariko wahisemo gukunda ngo movie azareba movie uzahisemo kureba urugendo rwawe rw'ikawa azahitamo kureba urugendo rw'ikawa mwibutsa yuko nitwa Prince kandi nkunda kubwira abantu yuko niba nitwa Prince nawe ushobora kuba witwa Prince ariko inkuru zacu z'ubuzima ziratandukanye abantu benshi dukora ibintu byinshi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye twifuza ko twatera imbere ariko iyo bikunze it's better to wake up in the morning ugashyira hasi amavi ugasenga Imana ukayibwira ati God thank you so much for the gift of life you have given me and for blessing me kuba ngeze ku bintu bya danger currently so ibyo niwo mukoro buri muntu wese akwiye kwiha nk'umuntu watch out part 2 ubundi ibintu byose bibe byagenda neza kama kawaida.